Yes Lecho TV show nanone twongeye kubasuhuza tugira tuti Imana nishimwe. Ni Emmanuel nka buri munsi muri kamera za Lecho TV show. Turabashima kubwo ubwitange, urukundo n'umurava mukorana mu gukora subscribe, share, comment and like. Tubashishikariza ko mukomeza mukanabikora kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro byiza kandi byinshi byubaka bizajya bibagezwaho uko bukeye nuko bwije, isaha isagona ndetse n'umunota. Ntabwo dushaka ko musinzira, ntabwo dushaka ko mugira irungu. Turi kumwe rwose. Twongeye twagarutse kandi muri kamera za Lecho TV show. Tukaba tuje kongera kubasusurutsa, kongera kubaha ibyiza byinshi. Tukaba uyu munsi twabonye umushyitsi, navuga ko ari umushyitsi mwiza rwose, umushyitsi ufite ibyishimo, umushyitsi urimo kugaragara muri kamera nk'umuntu uje guha abakunzi ibintu byiza bishobora kububaka, bishobora kubagaruramo imbaraga kubwo ubuhamya agiye kuduha. Reka tubanze tumwakire muri kamera. Turakwakire mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu rwose. Amen. Turishimye, uture, utunganirwe, utuze, wiyumve ko uri free mu kugeza ho abakunzi barimo kukureba ibyiza wabateguriye. Kugira ngo wabanze ukabibwira, kugira ngo babanze kumenya uwo bagiye kuganira nawe ninde, ese abazaniye iki, bamenye mbega uwo bagiye kugirana nawe ibiganiro, kugira ngo babashe gutega amatwi bashishikaye. Ni karibu. Murakoze cyane. Turabashimiye kuba mutwakiriye muri studio yanyu. Imana ibahe umugisha. Kuba ariko badukurikirana, ku mazina nitwa Reverien Ndayikunda, umukozi w'Imana. Nshimiye studio kuba yampisemo kuntumira muri kino kibanza kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ubuhamya. Imana rero ibahe umugisha. Murakoze cyane kutwakira. Akazina ni Ndayishimiye. Ndayikunda Reverien. Ndayikunda, urakoze cyane. Urakoze kuba wibwiye abadukurikiranye. Ni abakunzi beza bahora badukurikirana kugira ngo bumve iyi cano ibashyiriraho ibintu bimeze bite, uretse ko ikunzwe kubera ko ibiganiro bije bicaho ni byiza kandi birubaka. Barizera yuko rero nawe icyo bazaniye ari ikintu gikomeye kandi kigiye kubaka imitima yabo. Urakoze rwose, utubwiye yuko utuzaniye ubuhamya bwiza. Ndakeka ubwo buhamya wabuvugaho. Ese ni ubuhamya bumeze bute? Haragira icyo mbuvugaho. Murakoze cyane. Ubuhamya nzanye muri studio ni ubuhamya bwaho nakoreye Imana, nkongera nkasubira mu by'isi nkagwa, ariko kubw'ubuntu n'imbabazi by'Imana ndongera ndabyibuka ndahaguruka. Uyu ni umukozi w'Imana rero, urumva ko atuzaniye ubuhamya. Twavuga ngo kugwa kumwizera no kongera guhamagarwa no kongera kubyutswa kubw'imbaraga n'imbabazi z'Imana. Ni ukuvuga ngo atuzaniye ubuhamya, atwereka uburyo yakoreraga Imana agacika intege akagwa, noneho kubw'imbabazi, ubuntu, urukundo rw'Imana muzi ikunda abari ku isi, yadukunze n'isi itararemwa, birongera biramuhagurutsa gusubira inyuma, ko yari yarasubiye inyuma arongera arahagarara. None inshuti y'Imana, inshuti yanjye, inshuti y'abakunzi barimo kuguhanga amaso, Imana yaragutabaye, uratabarwa kabisa ku buryo wari waraguye, ukongera ukumva hari izindi mbaraga, hari undi muhamagaro uri kuguhamagara ati nje kugutabara, ongera ugaruke unkorere. Murakoze cyane. Ku bijyanye n'ihamagarwa, narahamagawe
mu bihumbi 2012. Yes. 2012 ndakorera Imana, 2013 na 14 kuri gatanu. Muri icyo gihe nza guhura n'ikibazo gikomeye cyaho bari bantumiye mu ivugabutumwa. Maze kugendayo nshikira muri hoteli. Maze gushikira muri hoteli, hari icyumba twarayemo n'abo twari tujyanye mu ivugabutumwa, ariko je mfata umuryango wanje, abandi bafata umuryango wabo. Muri icyo gihe hari abaserivere cyangwa se abakobwa b'abaserivere baje kudusereva. Umukobwa umwe muri abo baseriveri araza aje gusereva mu gitondo icyo bita icyayi. Muri icyo gihe niho breakfast niho Satani yafatiye subira inyuma. Icyo gihe nisanze irari ry'umubiri ryamfashe, saga ngo ni ubusambanyi. Satani agafatira aho ngaho byaha rero ntabwo kurya nk'umuntu ari kanywa amazi. Nyuma rero mbibamwo nkora ibyaha 2015, 2016, 2017, 2018 niho nagira agahinda ndi mu nzu. Ndetse ibyo ndimo ndakora n'ibyo ndimo ubusambanyi, ndimo ndakora ubusuma, ndimo ndakora mu kazi nk'ibi bikaba byinshi. Ngira agahinda mu mutima, nicaye mu nzu numva ikintu kije mu mutima kirankomanga, kirambwira ngo ivyo urimo ni ivyo ukora ni ariko sinabishiraho umutima, ndongera ndaryama. Mu masaha y'igicuku nka 7 byajwi riragaruka, ivyo urimo ni Imana iragaruka. Byajwi maze kuryumva bya kabiri ndavyuka, numva ibihe ndimwo bitumye umengo no kongera guhaguruka nkasenga. Fata umwanya nongera ndasenga, kuko ibyo gusenga ya masaha nari narabikuyemwo. Ya masaha dusenga tugiye kuryama, ya masaha dusenga mu ijoro hagati yose nari navuyemo ko ari kugenda nkashika ndyama. Ariko numva nongera gusubira gusenga, nibwo ndasenga ntangira kurira. Nyuma yaho yo kurira rero naho ngaho bukeye bwaho nisanze nasubiye kuja gusenga mu gitondo. Yes, amen. Ngira ngo reka ntangire kubwira ngo Imana nishimwe, kuko turimo kumva aho ije gukura, tubikuye kure kabisa. Abadukurikirana ngira ngo murumva ubuhamya bw'uno mugabo burimo kutwigisha ko n'abakorera Imana, abakozi b'Imana, abakirisitu basenga Imana, ko tugomba kuba gukanura ijisho, tugomba kwitegereza cyane, kuko urumva ubuhamya bwe buratwereka yuko turwana nawe atari inyama, atari amaraso, ahubwo ari imyuka mibi, ya yindi yaje kwica, kwiba no kurimbura. Ni Satani nta wundi, kuko urumva yari umukozi w'Imana nk'uko n'abandi muri abakozi b'Imana, muri abaririmbyi, muri abapasiteri, muri abadiyakoni, muri abarimu n'iyindi mihamagaro yo mu kazi k'Imana. Urumva yari umukozi w'Imana, aragenda ajyana n'abandi mu kazi k'Imana, ariko Satani ntabwo yabavuye inyuma, yabagenzeho, irakomeza irabagenzura aho bagiye hose, iragenda icyumba bari kuraramo bose we avuga yuko ari burare wenyine. Naho ni Satani warimo kumukoresha, aca muri abo bakobwa babahiga icyayi mu gitondo, akoresha umukobwa umwe, Satani amucamo, basanga baguye mu cyaha. Birababaje cyane umukozi w'Imana kugwa mu cyaha. Namwe abadukurikirana mutege amatwi neza, mwumva ubu buhamya, mugire imyanzuro mwafata, kuko murumva ko Satani atuba impande n'impande. Mbega navuga yuko ari nko guteka isafuriya y'inyama, isosi ukayigira neza, noneho ukayitereka ahantu, noneho hari ubuntu bita ubushishi, ubukoko buriya bukunda isosi. Iyi safuriya igishyushye buraza bukajya ku mpande y'isafuriya, bwumviriza ko yahoze kugira ngo bwinjiremo, bukoraho. Iyo busanze igishyushye busubira inyuma, bugakomeza bukayizenguruka, ariko wa mwuka urimo kubukubita buyizengura kugira bumve ko iri buhore. Iyo ihoze gatoya
buhita bwose bwicuriramo, nibwo usanga ubushishi bwuzuye ya safuriya, burimo kurya ya sosi, bunywa ya sosi, mbega bwishimye. Na Satani rero nuko ameze. Satani aratuzengurutse, yicara aza gukanga harebe wahoze. Iyo asanze ugishyushye uri mu Mana, urimo kubikora neza, urimo kubigendamo neza, asubira inyuma. Ariko iyo aje agasanga hari ukuntu wahozemo, aragucakira. Uno mugabo rero nawe turumva ari uko byamugendekeye. Satani yamugendaho kugeza aho amugushije mu cyaha. Kandi twumvishe yuko atari icyo cyonyine, yamaze kugwa muri icyo cyaha, noneho ahinduka umukozi wa Satani, kuko twumvishe ngo yakoze ubugegera, yaribye n'ibindi byinshi, kuko Satani yari amaze kumufatisha. Ngira ngo Imana yo yabonye bigize, yigira ku ruhande avuga akambanze nitegure ndebe ko uno muntu nakongera nkamutabara. Ariko ibyiza ni uko yongeye agatabarwa. Ikibabaje rero ni uko hari abagwa noneho ntibanabyuke, ntibabe babyuka. Reka dukomeze tubaze uno mushyitsi wacu, ese yumvisha ate Imana imutabaye? Mushyitsi wacu, tuzi ko hari abantu bagwa ntibongere guhagurutswa, bakagenda bamwe bagapfa nabi. Hari abakozi b'Imana bakagwa mu byaha, bakagenda bakareka gusenga, bakarwara imvunja, bakanywa amayoga, bakabyimba amatama, bagahishura umusatsi, mbega ku buryo muhuru ukavuga ati suyu ninde. Ko na Bibiliya bitubwira ngo yo wibeshe ugasubira inyuma gatoya, Satani azana noneho abadayimoni barindwi. Abanza gukoresha umudayimoni umwe, ariko iyo usubiye inyuma azana barindwi, noneho akaba ari bo bakwica nabi. None wowe wumvishe ute gutabarwa, kuba Imana yarakwibutse ikavuga ati uno muntu wanjye atazimira, reka nkore iki, reka mutabare? Wumvishe ute muri wowe? Ese ushobora kongera guteshuka kuba wasubira inyuma? Murakoze cyane, Imana ibahumugisha. Ku kibazo mumbagike, icya mbere n'ubuntu bw'Imana nagiriwe. N'ubuntu bw'Imana si ibintu bya bose. Hari abo bishikira bakagwa ntibongere kubyuka. Rero njye n'ubuntu bw'Imana nagiriwe, novuga ngo si imbaraga zanjye, ni imbaraga z'Imana, kuko hari icyo Imana yari yaranyandikiye cyangwa yari yaravuze ku bugingo bwanjye. Kandi n'abarya baba baguye ntibabyuke, nta kimana itaba yarabavuzeho, iba yarabavuzeho. Ahubwo hari icyo bita no kivuga gute, hari icyo bita umunyu uba warakamye cyangwa warashize umunywera muri. Rero jewe novuga ko Imana ngira yari yabonye ko uwo munyu hakirimwo umunyu muri jewe, wo kugira ngo mpembure abantu. Icyo ni cyambere. Gusubira inyuma, guteshuka. Umunyu iyo umunyu ushize uburyohe, ntabwo ukiryohera abana b'abantu cyangwa n'ubukiryohera. Rero twebwe Imana yadushyizeho nk'umunyu kugira ngo dusosere abandi babone agaciro k'igituntu. Rero gusubira inyuma, ariko ndavuga ngo iyo igiti gikoze mu gishoka kiba gishaka kugirane kurimena. Je ndumva aho ndi naho mpagaze, ntibisobanurwa ngo Satani ntari karadutera, ntibisobanurwa ngo Satani nta mbaraga afite ngo ariko arakorera. Ibyo bitero ariko arabikoresha, ariko aragerageza, kuko agerageza buri gitondo, buri mugoroba, buri saha, kugira ngo yangize icyo Imana yagushizeho. Ariko hamwe no kumenya ibyo nanyuzemo, no kumenya naho nakiye, ndumva ubu nta kihari cyatuma nsubira. Yes. Urakoze cyane. Urakomeje kubwira abakunzi, abadukurikiranye kuri Reco TV show, ubabwira ko udashobora gusubira inyuma, kuko ngira ngo aho wari uri mu Mana ugasubira inyuma, wabonye yuko hari ibyo watakaje byinshi. Kuko ndakeka mu Mana harimo amahoro, harimo ibyishimo, harimo kwijuta cyane, kwishima, biteye ubwoba, umunezero utagiriye ahandi hantu, ugeze mu Mana urawubona. Amen. Urumva ko kuba mu Mana ari ibintu bikomeye kandi bikaze. Arakomeza dushishikariza ko tutagomba kugwa, tutagomba gucika intege, tutagomba gusubira inyuma aho twavuye. Imana nishimwe kuba yaragutabaye,
ukomeje kubyemeza no kubibwira abakunzi badukurikiranye kugira ngo nabo uwumva ko wenda yasubiye inyuma agaruke kugira ngo satani atamukoresha ibirenze ibyo yagukoresheje, kuko ni nko kuvuga ngo wavuye mu mutego cyane, ni nko gufatwa mu mutego ukawuvamo kandi ubundi umutego umuntu uba wawuteze aba ashaka kukwica, n'ubundi avuga ati nimusanga muri wa mutego namuteze ndamwica. Umuntu atega inkware avuga ati ninyisangamo ndayirya ndaba mbonye akanyama. Ni ukuvuga ngo waguye mu mutego wa satani ariko Imana iwugukuramo. Ni ukuvuga ngo ntiwasubirayo, ntushobora gusubirayo. Sinasubirayo kuko umutego yari yateze wari umutego ukomeye. Rero zijya mbaraga Imana yakoresheje inkura muri ujya mutego, sinumva ko natenguha Imana unongere ngo usubira muri wa mutego. Ahubwo icyo nsaba Imana impuburinzi bukomeye ko kugira ngo indinde ya mitego agenda atega Satani. No kuvuga ngo uyoborwe n'umwuka wera, umwuka ajya kugenda imbere, aho ugiye guca ari ubanza kuhaca, sibyo? Nkuko bavuga ngo Imana yo bura ivuga neza, iravuga ngo ndakujya imbere. Ariko abana b'abantu we yavuze ngo wenda nk'umubyeyi afite umwana we agiye kujya nk'ahantu Samuel aramubwira ngo genda mwana wanjye nkuri inyuma, ariko Imana yo ntabwo ari ukwivuga, iravuga ngo genda nkuri imbere. Ni ukuvuga ngo Imana ijya imbere, ibyo wari guhura nabyo bibi ikabanza igahura nabyo ikabikubita, wowe ugacaho wifitiye amahoro. Icyo ni Imana itandukaniyeho n'abana b'abantu. Umwana w'umuntu arakubwira ati genda nkuri inyuma, umuntu ukuri inyuma se hari icyo yagutabara? Ntacyo agufasha. Ni ukuvuga ngo ufite ibintu uhura nabyo imbere ari ukukwica baba bakwishe, uwukuri inyuma we yahita yiba. Uri inyuma ni cyo kindi bavuga ngo umubyeyi we yohereza umwana akavuga ngo genda ndi inyuma yawe, kuko n'ubundi ni umubyeyi nyene, ni inyama n'amaraso. Ariko Imana kuko ari umubyeyi wa bose kandi ari we yaturemye wakugenda imbere. Amen. Ahataringaniye akaharinganiye, wowe ugaca ahantu hameze. Amen. Ni byiza rero, urakoze inshuti y'Imana kubw'ubuhamya. Ndakeka ufite ubuhamya bwinshi cyane, uduhayeho akantu gatoya, ni incamake, ariko ndakeka abadukurikiranye hari icyo bizemo kuba umuntu atagomba gusubira inyuma, cyangwa niba waranasubiye inyuma ukagira impuhwe z'Imana zikakugarura, ntuzabisubire kuba wasubira inyuma. Imana rero nishimwe kuba yarakoze icyo gikorwa ikongera ikaguhagarika. Numvishe uvuga ngo urasaba uburinzi bwayo bukube hafi kugira ngo utazongera kugwa hasi. Imana izabikora kuko ubisabye, kandi ndabona warakiriye agakiza, waranatinye. Umuntu uhagarara muri kamera akavuga ibyo yakoze, ibyo Satani yamukoresheje, waratinye cyane. Ntabwo Satani azongera kugushobora. Ntacyo nahisha kuko waba bishop, waba revera, waba diakoni, waba apotre, waba profete, dufate kuri ayo matitire ariho muri iyi nosi, Satani ntawatageraho. Arubwo icyo notangariza abariko baradukurikirana, nagomba kubamenyesha muri aba bamaze guhamagarwa n'Imana bagatumirwa kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye, ntibagasabe gushikira mu mahoteli, kuko ushobora kugenda uvuga ngo ufite imbaraga, atari ubuntu bw'Imana nta mbaraga ufite zatuma utagwa mu cyaha. Amahoteli aravuma, amahoteli akoramo ibintu bitandukanye. Si kuvuga ngo tubugije umugisha w'abafite amahoteli, oya. Amahoteli nibyo arakira ingenzi, ariko amahoteli abaramo ibintu bitandukanye. Ari umukozi w'Imana wahamagawe, ukaba uzi ko watumiwe ahantu ku rushengero runaka cyangwa watumiwe ahantu mu gikoraniro runaka, shikira ku mushumba yakwakiriye yagutumyeho, shikira mu rugo iwe akumenye. Nibyo numva nabatangaza. Urakoze cyane. Ibyo akomeje gutubwira ni bya bindi byo nahoze mvuga, ni tube maso. Abadukurikirana arimo aratubwira ngo mube maso, waba uri umukozi w'Imana, waba uri pasiteri, evangeliste, bishop n'izindi nzego zigiye zitandukanye. Tube maso kuko ntawe Satani atinya. Nimba ugiye mu gukora akazi k'Imana urebe urarara hehe, ese urakirwa nande, kuko Satani nawe afite ubwenge kugira ngo agushe abakozi b'Imana. Urakoze cyane rwose ubuhamya bwawe,
burubaka benshi ndetse nanjye ndumva bunyubatse. Amen. Ngiye gukanura amaso ku buryo Satani nanjye atazibeshya ngo abe yagira uburyo aza kunshekinga yumva ko nahoze ndakomeza nanjye njye nshyuha mu by'Imana, ntazagwa gushijwe n'irari. Urakoze cyane rero, tuzasubira kugira ngo abadukurikiranye baragukunze, nzakugarura, tuzumva uburyo bazashima ubuhamya bwawe muri komenti n'ibindi, tuzumva tuguhamagara wongere uduhe ubuhamya. Urakoze cyane. Murakoze, namwe ndabashimiye.